nongeye nguhaye ikaze wo kurikira ibiganiro bya Garagara TV, ibiganiro by'ubuzima, ikoranabuhanga, ubumenyi butandukanye, ariko byose bigufasha kugira intekerezo nzima. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None niki waburutisha? Uyu munsi tugiye kureba hamwe ingingo ishishikaje cyane n'abashakashatsi n'abahanga bavuga, gusa iteye inkeke kuko ikunze gukoreshwa cyane cyane muri iki kinyejana, bitewe n'uko abantu rwose serivisi zimwe cyangwa ibikorwa runaka baba bakeneye bishobora kugira aho bishingira nayo. Noneho abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe ariko bigira ingaruka nini cyane ku buzima bwo mu mutwe. By'umwihariko ibintu byinshi biri gutera ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse nk'uko abantu bashobora kwiyahura, depression n'ibindi bintu by'agahinda gakabije, biri guterwa n'imico mito abantu baba bakora bakumva ko nta kitwaye, ariko ikarema ibintu binini cyane. Ni bya bitonyanga bito bigenda bijojoba bikazarema ikintu gikomeye cyane, ndetse n'inyanja ishobora kuzatwara umuntu cyangwa ikamurengera. Ayo mazi rero kuki atakurengera? Ni ingenzi cyane tujye kurebera hamwe ni gute wakwirinda, by'umwihariko kuri iyi sije. Ni ari ukuntu umuntu agukorera nka serivisi by'umwihariko akayigufasha nziza rwose, nta n'ikindi kintu wenda runaka uko nashyizemo ubumuntu, ubundi niko umuntu yakwiye gufasha undi, nta na ruswa nta n'ibindi. Noneho ugasanga wowe nta kintu ufite wamutura, ntacyo namuha, nta bushobozi bw'ikindi kintu ufite, ariko wenda uwo muntu mukaba mudahuje itsina, cyangwa se agufiteho irari ry'imibonano mpuzabitsina, uretse ko ubu byanateye hari nakasha nakateye n'uwo muhuje igitsina harashobora kuba yabigusaba, ariko ibyo nanone ni yasi yahindutse, cyangwa se niya mimerere y'imitekerereze yangiritse hamwe n'umuntu. Reka tuvuge kuri icyo ngicyo rero. Ushobora gusanga rero umuntu agukoreye serivisi, ariko nyuma nawe akaba wenda ashaka ko muryamana cyangwa se mukorana imibonano mpuzabitsina nk'uburyo runaka kumwishyura, ariko wenda atanabigukoreye ngo ubikore mbere, ahubwo yagukoreye ikintu cyiza, ariko nyuma nawe wagira ikintu agusaba kuko wenda wakimufasha, noneho ukakimuha nk'uburyo bwo kubura uko ubigenza. Wenda umusore yaragufashije, umugabo runaka yaragufashije, ugera kuri serivisi nziza ku kazi runaka cyangwa ikintu kigeraho, nawe ukavuga ngo nta kindi kintu ndi kubona namuha uretse wenda kuba nahuza nawe uburyo bw'urugwiro ariko buhuye n'imibonano mpuzabitsina. Nibyo tugiye kureba rero. Ibi bintu bigira ingaruka nyinshi cyane ku mitekerereze ndetse no ku buzima bw'uwo muntu wabikoze atabishaka. Tugiye kurebera hamwe ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu kubera impuhwe cyangwa nk'ishimwe ry'icyo yagukoreye. Ingaruka zabyo ni ikintu bishobora kukugiraho ingaruka cyane. Hari abantu benshi baba barabikoze. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu kubera impuhwe cyangwa nk'ishimwe ry'icyo yagukoreye ni ibintu bifite ingaruka mbi ku buzima bw'imitekerereze, ku mubano w'abantu, ndetse no ku buzima bw'imyororokere. Reka noneho dusuzumire hamwe ingaruka ku bugingo, kuri nyine ku ntekerezo n'ubushakashatsi icyo bibivugaho n'inzobere icyo bavuga. Ni iki kiba iyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu utashakaga wowe, ari nk'uburyo bwo kumuhemba cyangwa se kumwishimwe, cyangwa ryo kugira ngo ahari wumve ko nawe hari icyo witanze ku bwa serivisi nziza yagukoreye. Turahera ku ngaruka zo ku mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe. Gukora imibonano mpuzabitsina utabishaka by'ukuri, ahubwo ari impuhwe cyangwa kwishyura serivisi, bishobora gutera ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze y'umuntu wabikoze. Icya mbere harimo guhangayika no kwiheba. Wakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu kubw'impamvu ya serivisi yaguhaye cyangwa ikintu nk'ishimwe umuhaye, ariko byararangiye, ariko bitera guhangayika no kwiheba. Ubushakashatsi bugaragaza ko gukora imibonano mpuzabitsina udafite ubushake bwuzuye bishobora gutera stress, kwigunga, ndetse no kwiheba nyine. Ubushakashatsi bwitwa Fisher et al. Cyangwa se Fisher et al. Bwo muri 2005, nyine uyu Fisher et al. Bwagaragaje ko abagore bakora imibonano mpuzabitsina neza
ari bwo buryo bwiza, ariko noneho abatabikora neza mu buryo bwo kuba batabishaka ari nk'impuhwe cyangwa gutanga igihembo, bagira ibyiyumviro bibi cyane, nko kuba bashobora kuba baba batuje bari bonyine bagatangira kubogoza amarira, kwitekerezaho, kumva yihanze, kuzana iminkanyari no kwicuza kubera icyo kintu aba yarakoze. Kubera iki? Icyo kintu wagikoze bisa nk'ibitaguturutse ku mutima, kandi kiriya gikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni igikorwa cy'umutima no kwiyumvanamo ku muntu, ku bantu babiri barimo bagikora. Ikindi cyano cya kabiri ni ukumva udafite agaciro. Koko bisa nkaho uba wumva yuko agaciro kawe kabarirwa mu kuba icyo kintu ari cyo cy'ingenzi watanze, none ikintu cy'ingenzi wari ufite uragitanze, kandi mu buryo butaguturutseho, ahubwo mu buryo bufifitse. Tekereza ufite amafaranga yawe uyafite neza nta kibazo, ukajya kubona ukuntu urayataye. Amafaranga yawe agushimisha iyo yatanze ku kintu cy'agaciro, ukumva nawe uragifite. Ariko ibintu bisa nk'ibyarangiriye, rimwe na rimwe ukumva ko wenda mu buryo bw'ishimwe ubikoreye umuntu, ariko wowe utabifite ku mutima, bituma wumva udafite agaciro. Kumva udafite agaciro rero bihita ibitekerezo byawe biguha ko ukoresha umubiri wawe nk'uburyo bwo kwishyura umuntu, bishobora gutuma wumva ko nta gaciro wifitemo, ahubwo ko agaciro kawe gashingiye ku byo ushobora gutanga. Umudogiteri witwa Lori Minsi, impuguke mu mibanire, avuga ko umubiri w'umuntu si igihembo, kandi iyo ukoreshejwe nk'icyo gihembo bitera kwiyanga no kutigirira icyizere, ndetse no kumva yuko usa nk'agace gatoya gakoreshwa kugira ngo gahaze intekerezo cyangwa kuzuza ibindi bintu kugira ngo byo bijye ku murongo. Rero rimwe na rimwe bishobora kugutera kumva udafite agaciro. Nanone ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa bwa Impet et al mu mwaka wa 2005 bwagaragaje ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina kubera impamvu nk'izi bagira ibyiyumviro bibi, nyuma bakicuza ndetse bagatekereza ko bishoye mu kintu kitabafitiye akamaro ndetse giteje inkeke. Ibi binashobora no guhita bigira ingaruka z'uko uwo wabikoreye we, kubera ko yagufasha atyo, yumva ashobora kuzagukomeza kugira igikoresho cyawe akoresha kubwo kumara irari ry'ibyiyumviro bye. Nanone rero hari ingaruka ku mibanire n'abandi. Aha zari ingaruka ku mitekerereze n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe nyirizina, ariko binatera ingaruka ku mibanire n'abandi. Hari ikintu cya mbere, harimo kunanirwa gushyiraho imbibi. Bisa nkaho umurongo mugari wagutandukanyaga no guhitamo usa nkaho wawuciye. Ahari ni nka rwa ruzitiro rwari ruboshye rwatumaga udacaho, usa nkaho wafunguye. Niba ushobora kugirira umuntu impuhwe ukamuha ikintu cy'agaciro, ni bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo ntawutiza urugi impyisi zihuma. Bisa nkaho ikintu wari ufite cy'agaciro wagihaye umuntu kumugirira impuhwe, ariko se wowe waritanze, cyangwa se wowe wowe warabyikoreye? Ubundi kimwe mu bintu bihari by'ukuri ni uko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko ubwo urumva, nubwo umukunze nk'uko wikunda, wabanje kwikunda. Kwikunda nicyo kimwe mu bintu by'ingenzi, ni nacyo gituma ushobora kuba ufite urutoki rubi cyangwa se ino ribi, cyangwa waravuyemo urwara. Ntutekereze yuko warunoboramo kubera ko uriya ubonye afite urwiza. Urwo ni urwawe, kandi niyo mimerere yawe y'uwuriwe. Rero kwikunda bituma ugengesera n'ibyiza byawe ndetse n'ibibi waba ufite, ahubwo ukabishyira mu mujyo wo gutuma biba byiza, none ukabiha umurongo. Rero ingaruka ku mibanire n'abandi, kunanirwa gushyiraho imbibi. Iyo wemeye imibonano mpuzabitsina kuko umuntu yagufashije, bishobora gutuma uzajya ubikora kenshi igihe cyose umuntu agufashije. Ubwo uhindutse nyine ingaruzwa muheto yabyo. Ugasanga bamwe mu bagabo cyangwa abagore bakoresha ubu buryo kugira ngo bagire abo bigarurira, bakabashuka ndetse bakabitura muri ubwo buryo, birangira
babaye imbata zo gukora ibyo bintu mu buryo buhoraho. Noneho rero ka gaciro kawe gasa nk'akatakaye kuko usa nk'aho ari igihembo uha buri muntu wese. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi bigutera kugira umubano mubi. Ubushakashatsi bwa Spears et al. Bwo mu 2013 bwagaragaje ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina batabitewe n'urukundo cyangwa ubushake bwabo babikoranye cyangwa bakunze kugira umubabaro udafite umutekano ndetse udafite n'ahantu wawuhera wavuga ngo umubabaro uturutse. Nyine urumva nk'umuntu akaba yakwicara kumva abuze amahoro. Ibyo ni ibintu bimwe biza mu ntekerezo. Kubera iki? Usa nk'uwatakaje ibintu by'agaciro, kubigarura biragoye. Noneho umubiri wawe n'intekerezo bisa nk'ibikora bigutota ko ibyo bintu by'agaciro wabitakaje, kuko wenda uhora wumva nk'aho wakoreshejwe, uri agacucu, uri umuntu udafite ubusobanuro. Ku bari cyangwa abategarugori ab'igitsina gore bo ashobora gutangira kumva ko ari ibintu rwose nyine bigoye kubishyikira, akajya yumva ko asa nk'uciriritse. Rero kugira umubano mubi bishobora no gutuma noneho umuntu wowe ukunda nyuma uzumva yuko wowe utamukwiye kubera ko usa nk'aho wakoreshejwe cyangwa usa nk'aho uciriritse. Bishobora gutuma umuntu akomeza kukugiraho igitugu. Wa muntu mwakoze imibonano mpuzabitsina, icya mbere ashobora kumva ko ari ibisanzwe, uri umuntu uciriritse cyangwa woroshye kuba byakorwa, nyine yagira icyo agukora. Kuko imibonano mpuzabitsina cyangwa se kuguha umubiri wawe, kumuha umubiri wawe bisa nk'ikintu gikomeye mu bintu by'ibanze waba ufite. Kuko umuntu wakoreye iyo serivisi bisa nk'aho ibindi byose byo bisa nk'ibyoroshye kuba yabigeraho. Ubwo rero bishobora gutuma umuntu akomeza kukugiraho igitugu. Iyo umuntu abonye ko ushobora kwemera imibonano mpuzabitsina kubera impuhwe, ashobora gukomeza kuguhohotera cyangwa kwishyiriraho ko igihe cyose agufiteho nyine ububasha, ndetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None atangira kugukoresha nk'igikoresho cye cyo guhaza intekerezo ze z'ibyishimo. Nakubwira ngo ntuzigere na rimwe ubikora muri ubwo buryo, kuko ni ibintu bishobora kukugiraho ingaruka mu buzima bwawe by'umwihariko, ndetse no mu mibanire yawe n'abandi. Bikaba byanagira ingaruka ku wowe uzakunda nyirizina, kuko wowe uzumva yuko usa nk'uciriritse cyangwa watanze ikintu cy'agaciro. Bisa nk'aho umuntu yaguha impano y'agaciro. Tekereza umuntu aguhaye ikintu cy'agaciro, wowe ukumva ko nta kintu cy'agaciro ufite cyo kumuha, kuko icy'agaciro wari ufite usa nk'ugiha abantu, nyine usa nk'ugitangira ku giciro cyoroheje cyane. Hari ikindi kintu rero gishobora kuba kibi kandi nacyo gikunze kuba kinagera ku bantu benshi, ahubwo ni ingaruka ku buzima bw'imyororokere. Ikintu cya mbere, urumva usa nk'aho utanga ikintu, cyangwa se nyine usa nk'aho wowe uba ufitiye impuhwe uwo muntu, ariko wowe ntiwiyiteho. Rero ku buzima bw'imyororokere bishobora kuba ikibazo. Ushobora kugira ubwandu bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina utabiteguye. Iyo wemeye gukora imibonano mpuzabitsina utabiteguye, cyangwa se utari kumwe n'umuntu wenda ufitiye urukundo mutabivuzeho, bishobora gutuma utagira igihe cyo gutekereza ku buzima bwawe, nko gukoresha agakingirizo cyangwa se kugira ukundi kuntu wikingira. Bikongera ibyago byo kwandura sida cyangwa se izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'imitezi, umburugu, cyangwa se ibindi bintu byose bikomoka ku mibonano mpuzabitsina. Ubwo na hepatite mwibuke ko iza mu mibonano mpuzabitsina. Izi ndwara rero zishobora kukuzonga, ukaba wazagira n'ikibazo gikomeye cyane ku bintu bitoya usa nk'aho watanze, kandi nyine wari utabitekerejeho, ahubwo ngo ari ukugira impuhwe. Nta muntu ugira impuhwe kuri icyo gikorwa. Ntuzasabe cyangwa ntuzatange urugi rwawe impyisi ziri guhuma. Nakubwira ko igihe umwoma uteye, ayo mazi yawe ntuzayamene cyangwa se ngo uyahunde ayanywe, ni ayawe. Ntuzafate iyabo ryawe ngo urihe undi muntu. Ikindi kintu, bishobora kugutera gusama inda utateganyije nko ku mugore. Byagaragaye ko abagore cyangwa abandi bantu b'igitsina gore bakora imibonano mpuzabitsina itateguwe,
kubw'impuhwe cyangwa se igihembo ku muntu runaka bibagora kwirinda. Bishobora kubaviramo rero gutwara inda itifuzwa cyangwa zitateganyijwe, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe bwitwa Planned Parenthood mu mwaka wa 2020 bwabugaragaje. Bwerekanye ko abenshi mu bagore batwara inda batateganyije hafi 100% babiterwa n'iki gikorwa. Babiterwa no gukorera imibonano mpuzabitsina batateguye, akenshi bigizwe no kumva ko bashaka nko gushimisha umuntu bari kumwe, ese ntambone nabi, yankoreye ibi ngibi, ese kuki ntabigira. Ntiwite ku ngaruka wowe zishobora kukubaho. Hafi 100% z'abantu bakora nyine bagira batwita inda zitateguwe bituruka kuri iki kintu cyo kumva ko ari nk'ishimwe, kumufasha, kumunganira, gutuma atababara, bigatuma rero bishobora gutera icyo kibazo. Ntuzigere ubikora. Uko rero byibasira cyane abagore by'umwihariko kubangamira ubushake bwabo. Mu mico myinshi abagore bakunze gushyirwaho igitutu cyo kwemera imibonano mpuzabitsina kubera ko umuntu yabakoreye neza. Ibi bituma bumva ko ubushake bwabo butitaweho kandi ko bo batari nyambere muri icyo gikorwa. Nanone ni nko gukoreshwa nk'ibikoresho. Ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko abagore benshi bagira ikibazo cyo kumva bashobora guhatirwa imibonano mpuzabitsina mu buryo butaziguye, cyane cyane igihe cyose babonye umuntu wabafashije cyangwa wabakoreye serivisi runaka. Umudogiteri witwa Jessica Valenti yavuze ko kugira ipfunwe ndetse no kumva bibangamye mu mibanire. Nanone mu gitabo cy'ubuzima yanditse yavuze ko abagore bakunze gukora imibonano mpuzabitsina muri ubu buryo bakunze kugira ibibazo by'ipfunwe rihoraho ndetse no kumva ko babangamiwe bakiyanga cyane. Mu kintu cyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ho, iki kintu ni nka virusi. Ni nka virusi rwose ikomeye cyane. Rero ushobora kuvuga uti ibi bintu nkunda kubibaho abantu bakankora serivisi cyangwa byambayeho, cyangwa se nanone mbona bizambaho kubwo hari abantu ngo bagira ubuntu butiza urugi. Rero mbere yuko utiza urugi, dore uburyo bwo kwirwanaho no kwirinda niba iki kintu ubona ko byazigera bikubaho. Mwibutse ko ubuzima ari wo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho ishingiye ku buzima. None niki waburutisha? Ibi bintu wagomba kubyumva. Kubaka icyizere mu gufata imyanzuro. Ikintu cya mbere, ubaka icyizere. Iyizere nyine ni uburyo bwawe bw'imitegekere y'intekerezo zawe. Kubaka icyizere mu gufata imyanzuro. Niba umuntu yaragufashije, icyubahiro cye ntigikwiye gutuma wiyanga ukemera gukora ikintu atishimiye wowe utishimiye nako pe. Wowe banza wumve ko ikintu cy'ingenzi cyose ugomba gukora nacyo kigomba guhuza no kuhuza yuko intekerezo zawe nazo zishimye. Ikindi, imibonano mpuzabitsina ni ikintu cyagakwiye kuba ibyishimo ku bantu babiri barimo bayikora. Ntabwo ari ikintu wakwiye gutanga nk'impano wowe kugira ngo uwo muntu utamushimisha. Ibi nabyo bivaho ku bantu bakunze gutanga impano zitabaturutse ku mutima nk'izo ngizo z'imibonano mpuzabitsina, bakagira ingaruka no kumva biyanze, bishobora no gutera depression, ari byo biri kuzamura indwara nyinshi. Kuko abantu basa nk'abiyanze, bo bakora ibintu kugira ngo byibura babone ko hari uko bagaragara. Ari nabo bashobora gusanga ari umuntu ushobora gukora ibintu we watakora, we atahitamo, ariko kugira ngo atwike agaragare gutya akabikora atyo. Icyo kintu rero bishobora kubaka ikibazo cya depression ndetse no kwiyanga bihoraho. Ikindi kintu, gira imbibi zisobanutse. Ntukemere ko umuntu agufata nk'icyo wenda wewe umuha, ariko nk'icyo wowe wumva ko wowe utagakwiye kumuha. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, uburenganzira bwawe ku mubiri wawe ni ntakuka. Ku isi nzima n'umubyeyi wawe akimara kukubyara, uburenganzira bwawe ku mibonano mpuzabitsina ku mubiri wawe ni ntakuka. Ikindi, iga gukoresha amagambo akomeye yo kwanga. Umuntu ufite intekerezo nzima, ushobora kuba uri umukobwa mwiza ukuze ufite intekerezo nzima, warize cyangwa ufite ibindi bintu by'agaciro, kabone n'ubwo utaba warize ariko ufite ubuzima bwawe, wagera no ku bindi bintu. Iga gukoresha amagambo akomeye yo kwanga. Ibyo bizatuma
uba umuntu ushikamye kandi ufite intekerezo nzima zikwiye wifatira imyanzuro. Nk'iyo umuntu akubwiye ko waba umufashije, ese hari n'abavuga ngo wenda ngo mfasha, ngo se ngo buriya ngo ntabwo ubona ishimwe ry'ibyo nagukoreye, mu buryo ubwo ari bwo bwose niba utabishaka vuga uti ntabwo mbishaka kandi si ngombwa kugira icyo ngira cyangwa ngira icyo ngukorera nk'ibyo wangiriye neza. Warakoze kungirira neza, nshobora kuguha igihembo kijyanye nabyo cyangwa ibindi, ariko njye sinigurisha cyangwa se sindi igihembo cy'icyo ngicyo. Tekereza guhora buri gihe buri muntu wese umuha igihembo kijyanye nabyo, wazaha abantu bangahe bagukoreye serivisi nziza? Niho bituma abantu rero bashobora kuba baba bagira ikibazo. Ibi bikunze no kuba ku bantu bakunze kubikora, noneho abantu bakabaprovoka cyangwa bakabafata nk'abantu bameze batyo nyine, bakabafata nk'abo bantu, bikarangira ahubwo abantu bashobora kuguhererekanya, buri wese akajya guha serivisi nziza kugira ngo azakubone. Uhindutse igikoresho, niho bishobora kuguterera ugata agaciro, ukumva ko uri umuntu nyine udafite icyo usobanura. Umwanzuro n'uburyo runaka wakwiye kuba ufata. Gukorera imibonano mpuzabitsina kubera impuhwe cyangwa kwitura serivisi ni ikintu gifite ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe, ku mibanire no ku buzima bw'imyororokere. Abashakashatsi twavuze hejuru nk'uwitwa Dr. Lolio Minzi n'uwitwa Jessica Valenti, by'umwihariko n'ikigo cyitwa Hilinchi et twagiye tugaragaza, bagaragaje ko bifite ingaruka mbi ku cyizere umuntu yifitiye, ku tuntu n'utundi, ku kuntu yiyumva ndetse n'imitekerereze. Binarema imico mibi yo gusa nk'uremura cyangwa se nk'ugomorora amahame yawe wagenderagaho, umuntu agahita ahinduka kahebwe mu gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no kwirekura mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi, ni ingenzi kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina udafite ubushake bwuzuye, kuko nta muntu ukwiriye kuba igihembo cy'ibikorwa by'abandi. Uburenganzira ku mubiri wawe ni wowe ubufiteho, kandi ukwiye gufata umwanzuro ku buryo bwose bw'imibanire yawe ndetse n'uburyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikirenzeho, amahame ugenderaho ashobora kuba ajyanye n'iby'iyobokamana ndetse n'ibindi, ntakwiye rwose, nta nubwo ahamya na gutyo. Ikindi, nturi igikoresho cyawe cyo guhaza intekerezo z'ibyifuzo n'ubushake ku bandi. Niba umuntu yagukoreye serivisi nziza, shaka icyiru, shaka igihembo cyaba gikwiye wazamuha, kuko ni umuntu w'akataraboneka, kandi ubundi mu buryo bwa kimuntu n'ubumuntu, iyo umuntu agukoreye ikintu cyiza niko yari agakwiye gukora. Ntabwo rero ugomba kumwiha nk'igisubizo cyangwa nk'igihembo cy'uko yagukoreye neza. Fata umwanzuro, amahame akomeye cyane, wowe wa mukobwa we, we wa mugabo we, we wa musore we, ndetse nawe wa muntu we, mu buryo ubwo ari bwo bwose. Imibonano mpuzabitsina si igihembo cy'uko umuntu yagukoreye serivisi nk'uburyo bwishimye. Ni igikorwa gikorwa n'abantu ku bushake kandi biyumvanamo mu buryo bwiza. Keretse hari niba ugiye gukora business idahwitse yo gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ubone amaronko. Murabizi amazina bitwa ababikora muri ubwo buryo, ariko igihe ari cyo, niba bimeze gutyo, niba udashaka kuzagira intekerezo zihora zikudoda, zigubuza amahwemo kubw'ibintu runaka wakoze, iki kintu wakirinda. Ntuzigere na rimwe ukora imibonano mpuzabitsina kubw'ishimwe cyangwa kumva ko ngo wumva ngo umuntu mubabariye ngo kugira ngo yumve yishimye. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane. Abashakashatsi bavuga ko indwara ziterwa n'intekerezo zituruka ku mitekerereze, aya madepression n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'igice kimwe kijyanye n'imibonano mpuzabitsina ndetse n'intekerezo. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho ishingiye ku buzima. None ni iki waburutisha? Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ndishimwe Josue Marie Pass. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka, neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka, kandi tugashyiraho ibirango byawe, ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza, mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe.
Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze fungura idirishya rishya none urebe indi paje nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company, duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.